Ibihe byiza nshuti bakunze mudasiba gukurikira Taifa Rwanda umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe inkuru y'umunyarwanda Kagarara. Kagarara ngira ngo muramuzi, mu bihe byashize ni umu content creator cyane cyane ariko ukoresha imbuga nkoranyambaga, akora uburyo bwa fitness cyangwa se akora content z'imyitozo ngororamubiri. Uyu ni Kagarara kandi uyu munsi wa none uherereye mu gihugu cya Ghana. Ni Kagarara uri kumvikana mu banyarwanda, ni Kagarara washashije imbuga nkoranyambaga. Turaje tumugarukaho. Kagarara rero mu minsi yashize nibwo yaje kuba akora video atumira umunyamerika mu content creator ukomeye cyane. Uyu akaba yitwa Ashton Hall. Uyu nguyu rero azwiho kuba ari umu content creator ukora ibyerekeranye n'imyitozo ngororamubiri. Ngira ngo muramuzi, umuntu w'umusore munini cyane mwiza cyane w'uburanga ubwema, ni umusore mwiza kandi mu minsi yashize rero nibwo Kagarara yaje kuba atumira akora akavideo gato atumira uyu muvandimwe kubera yuko uyu mu content creator yaragiye gukorera uruzinduko muri Afurika by'umwihariko azenguruka ibihugu bitandukanye. Niho rero baje kuba iyi video ayishyira hanze hanyuma iranarebwa cyane. Nibwo rero uyu mu content creator yaje kuba abona Kagarara ndetse amubona ko ari kumutumira. Abiri mu bintu byatumye uyu mu content creator ugira umutima mwiza, ugira amarangamutima, asa muri comment yandikamo Kagarara agira ngo ni brag. Hanyuma nyuma yaho ayongera ku indi video amutumira none. Biri mu byatumye timu ya Ashton Hall yabandikira Kagarara, bandikira timu ya Kagarara bati tugiye guhera mu gihugu cya Ghana, niho tuzahera dukora izi tour zacu, byaba byiza udusanze. Kagarara rero nibwo gufata rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Ghana. Niho rero baje guhurira nyuma rero bakora ama video atandukanye. Biri mu bintu byanashimishije abatari bake by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane muri kubona ama video atandukanye aho Kagarara ari gukora ama challenge atandukanye n'uyu Ashton Hall. Ashton Hall rero amaje kumenyekanisha Kagarara kuko urabona ko Kagarara izina rye riri kugenda ritumbagira mu Rwanda by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, kuko urabona ko amashusho atandukanye ari kugaragaza Kagarara ari mu ma challenge kumwe n'abantu bikomerezwa by'umwihariko ahantu hose bari kugenda banyura. Ni Kagarara kandi imbuga nkoranyambaga ze ziri kuzamuka cyane. Ese turimo turibaza tuti uyu Ashton Hall agiye gufasha Kagarara amuhe imodoka, kuko turabizi ko uyu nguyu ari umugwiza atunga, afite amafaranga, afite ibikorwa, n'umu content creator ari icyamamare arazwi. Ase nawe azamuha imodoka? Nibyo dutegereje kuri amaso, nibyo duteze amaso by'umwihariko kuko muri iyi minsi iri imbere bazasesekara mu gihugu cy'u Rwanda, aho n'ubundi yatangaje yuko azazengurukana uyu Kagarara ibihugu byose byo muri Afurika by'umwihariko yateganyije kugenderamo. Umu content creator munini ugira umutima mwiza ufasha abantu, hageze hose ubona ko yakirwa nk'umwami kandi arazwi cyane. Ngira ngo mu minsi yashize mwamubonye mu gihugu cy'Ubuhinde, uyu munsi wa none rero ari kuzenguruka ibihugu bya Afurika. Hanyuma rero uwaziyambaza bazatambukana bazatemberana ibihugu byose ni Kagarara rero n'umunyarwanda ahisemo. Ngira ngo iyi Imana igutegereje gutegera Kagarara, ubona ko uyu munsi wa none inyenyeri ye yaratse, kuko ngira ngo mu minsi yashize nibwo mwabonye ko yahuye na Show Speed. Hanyuma bakora moment nini. Nyuma yaho ngira ngo mu minsi yashize no mu bitaramo bya Summer Country Tour The Ben byagaragaye bari kumwe bahuje urugwiro. Ni Kagarara ubona ko muri iyi minsi ameze neza, ari muri moment nziza ndetse ibikorwa bye biri kugenda neza. Nshuti rero bakunze mudasiba kubana natwe, mugomeze mu bane natwe mudakurikirane aha ngaha ni Taifa Rwanda. Njye nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Ciao ciao.